Kigali nk'umurwa mukuru w'u Rwanda washinzwe na Richard Kandt mu 1907 kugeza mu 1962 yari ituwe n'abaturage bari hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 6. Abaturage bakomeje kwiyongera ku buryo kuva mu 1962 kugeza mu 2016 bavuga ko bikubye inshuro 260. Kuri ubu Abanyarwanda hafi 18 n'ibice 4% batuye mu miji. Kujya gutura mu miji bikaba bikomeje no kwiyongera kubera amahirwe y'umurimo ahari. Nk'uko igishushanyo mbonera cy'imikoreshereze y'ubutaka mu Rwanda kibigaragaza, ubu mu Rwanda hari amazu 2,800,000 kugira ngo Abanyarwanda bazaba ari 22,000,000 bazabona aho gutura mu 2050. Hazaba hakenewe amazu 5,000,000. Birasaba kubaka amazu 150,000 buri mwaka. Ibyo bituma igishushanyo mbonera giteganya ko byaba byiza habanje kuvugurura utujagari dusanzwe duhari no kubaka hatubatse imbere mu miji n'udusantere bisanzwe bihari mbere yo kwagura imiji no gukoresha inkengero zayo. Reka tugaruke mu mujyi wa Kigali by'umwihariko. Mu myaka 10 ishize, ubwiyongere bw'abaturage bwakomeje kuzamuka ku buryo umujyi wa Kigali wari ufite 4% by'abaturage bose b'igihugu hose, ndetse imibare igaragaza ko kugera mu 2050 umujyi wa Kigali uzaba utuwe na 3,800,000 mu gihe kuri ubu utuwe n'abasaga 1,600,000. Nubwo bimeze bityo, ubwiyongere bukaba buri ku muvuduko wihuta. Ubuso bw'umujyi wa Kigali ntibwahindutse kuko bugikomeje kuba kilometero kare 731. Ibyo bivuze ko nubwo ubuso butiyongera ariko abaturage bakagenda biyongera umunsi ku wundi, hagomba kunozwa ingamba z'imiturire kugira ngo ubuso buhari bukoreshwe neza kandi imiturire ku batuye umujyi wa Kigali ibijyanye n'icyerekezo cy'igishushanyo mbonera 2050. Igishushanyo mbonera umucunguzi rukumbi ku miturire inogeye. Kuko hagiye habaho igenamigambi iritakemuraga ikibazo cy'imiturire ku buryo burambye, niyo mpamvu umujyi wa Kigali washyizeho igishushanyo mbonera nk'umurongo ngenderwaho rukumbi wo gukemura ibibazo by'utujagari ndetse no guha umurongo buri kintu cyose. Imiturire ikagira aho yagenewe, inganda zikagira ibyanya byazo, imihanda, amashanyarazi n'ibindi bikorwa remezo nabyo bikagira habyo kugira ngo hakumirwe ibikorwa bya buri kanya byo gusenya wongera wubaka. Igaruka zo kutagira igenamigambi rirambye mu igenamigambi ry'imiturire umujyi wa Kigali ugenda ukosora hakurikijwe igishushanyo mbonera zigaragara ko abantu baturaga uko bashaka bagatura batatanye, bikagorana kugerwaho n'ibikorwa remezo. Hari abatuye mu manegeka, ku misozi ihanamye, inkengero z'ibishanga n'ahandi. Igisubizo kirambye kuri ibyo bibazo ni igishushanyo mbonera. Ni ukuvuga uburyo bunoze bwo gukoresha ubutaka, kureba ibikenewe hatibagiranye n'ejo hazaza h'Abanyarwanda hanozwa imiturire. Kugeza ubu inzu zigera kuri 63% mu mujyi wa Kigali zubatse mu kajagari. Ikibazo kigomba gukemurwa kandi buri wese agashyiraho itafari rye kugira ngo icyerekezo cyifuzwa kigerweho cy'imiturire iboneye. Ibyo bisaba ko ufite ubushobozi akurikiza igishushanyo mbonera kiriho uyu munsi. Utuye hatari aho guturwa akimuka, ndetse n'igihe hari ahagiye gushyirwa ibikorwa remezo, umuturage ntabone ko ari ukumubangamira, ahubwo yamara kubona ingurane akorohereza abakora iyo mirimo. Kigali mu 2050 irashaka kuzaba ari umujyi w'icyitegererezo muri Afurika, kandi ntonizagusindagiza mu busaza, uyica kare ukayibika kure. Mu mwaka wa 2050 ubwo igishushanyo mbonera kizaba gisojwe gushyirwa mu bikorwa, abaturage 100% bazaba bagerwaho n'amazi n'amashanyarazi ku buryo ndetse bishobora kuba mbere, kandi imiturire izaba iboneye kuri buri wese. Umuhanda wakoreshwaga n'imiryango 120 mu minsi iri imbere nihazakurikizwa igishushanyo mbonera uzaba ukoreshwa n'imiryango 200,000 kuko abaturage bazaba batujwe neza kandi buri wese agerwaho n'ibikorwa remezo. Uburyo bwo gutuza abantu mu midugudu, umujyi wa Kigali ushingira ku kingo umuturage yimurwa hatuye ajye gutuzwa mu mudugudu. Hari gahunda ya leta yo gutuza abantu neza, yaba ari abagizweho ingaruka n'ibiza, yaba ndetse nabo tuba tubona bakeneye kugira uburyo ki imiturire yatera imbere. Ndavuga hano nkoresheje ingero zifatika kugira mu byumbe, ari mu midugudu y'icyitegererezo tugenda twubaka mu mujyi wa Kigali ahantu hagiye hatandukanye, tukagira abatuzwamo. Mwarabibonye mu murenge wa Kigali ahitwa Karama, mwarabibonye muri Kicukiro ahitwa Yabaraya, mwarabibonye mu mirenge ya za Mageragere ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye aho tugenda dushyirira imidugudu y'icyitegererezo, ariko ni gahunda igikomeza. Muribuka ubwo abantu bari batuye ahitwaga Kimicanga bimurwa kugira ngo batuzwe neza, hariya murabizi ko hari hasi mu mazi, ariko noneho hari n'ubucucike bukeneye kugira ngo miturire ibe ijyananye n'igihe tugezemo.
mu Kiyovu muri Rugenge naho nuko batujwe batsinda. Ni gahunda rero ubundi igikomeza kandi kwa mikoro agenda dushoboza twumva ko twakomeza kugenda tubishyiramo imbaraga twabigeraho. Guverinoma y'u Rwanda nayo ntabwo yigeze yicara, yashyizeho uburyo bwo gutuza abantu mu midugudu kandi ni uburyo busubiza ikibazo cy'imiturire y'utujagari ndetse n'imikoreshereze y'ubutaka. Ni iki cyakozwe muri iyi myaka ishize? Mpereye wenda mu mwaka w'ibihumbi bibiri, ubu nabwo imyaka 20 ishize, leta yashyizeho gahunda yo kwita cyane ku miturire mu mijyi. Iyo urebye cyane ibikorwa biba mu mijyi n'abantu bahatuye n'akazi kabonekamo bikabihuza na gahunda y'iterambere ry'igihugu, urareba ko iterambere ry'igihugu cyane imari cyangwa inyungu n'umusaruro uturuka mu mijyi uraruta cyane wa musaruro w'abantu batuye mu cyaro. Ugiye kureba neza mu myaka 10 ishize nta gishushanyo mbonera twavuga ko cyari gihari, yaba ku mujyi wa Kigali n'imijyi yindi itandukanye. Nta mategeko yari ahari agenga iyo miturire mu mijyi n'imyubakire. Wabonaga neza ko abantu bakora icyo bifuza batagendeye ku mategeko. Nta na uburyo bwo gucyunga imikoreshereze y'ubutaka n'imyubakire, byabaga ari ibintu bidahari mu buryo bufatika. Ariko uhereye muri 2012 aribwo igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali cyagiyeho, n'ikigo gishinzwe imiturire kijyaho, cyagiye muri 2010 irangira 2011, aribwo iyo gahunda yagiye mu buryo bufatika. Icyo kigo navuga gishinzwe imiturire hazamo n'abayobozi no ku nzego z'uturere n'umujyi wa Kigali, nibwo hagiyemo izo nzego zishinzwe imyubakire, zishinzwe gutanga impusha zo kubaka. Urebye neza nibwo byatangiye muri 2010 2012 ibishushanyo bijyaho. Natwe hano kuri minisiteri amategeko politike y'imiturire mu mijyi nayo nibwo yagiyeho, na politike y'imyubakire y'amazu akiriritse. Politike yo gutuza abantu mu midugudu ni kimwe mu bisubizo by'ibanze kugira ngo Kigali nk'ahandi hose mu gihugu leta irushaho kwegereza abaturage ibikorwa remezo, bukaba uburyo bwiza bwo guhuza imbaraga n'ibitekerezo, ndetse iyo midugudu bakanikoreramo ibikorwa bitandukanye byo kwiteza imbere. Igishushanyo mbonera ubundi gisobanuye iki? Ni akahe kamaro s'ubundi k'igishushanyo mbonera? Umuturage agira uruhe ruhare mu gutanga ibitekerezo ku gishushanyo mbonera? Kugira ngo hubahirizwe gahunda ya leta yo gushyira umuturage ku isonga, abaturage batanze ibitekerezo bakoresheje amabaruwa, hari abakoresheje imbuga nkoranyambaga, hari abakoreshaga telefone, hari abakoreshaga WhatsApp, hari abakoreshaga SMS, ndetse hanashyizweho komite ku rwego rw'umudugudu igizwe n'abantu 3 bagendaga bakira ibitekerezo by'abaturage, ku buryo abaturage kuko aribo baba batuye aho ngaho bakaba bazi ikintu bakeneye aho ngaho cyane. Ndetse hagiye hanakusanywa ibitekerezo mu nteko z'abaturage ndetse no ku miganda, ndetse n'ahantu hagenda hahurira abantu benshi, urugero nko muri Car Free Day. Igishushanyo mbonera kigenda kigena ahantu haba haragenewe gutura, ahantu haba haragenewe ubucuruzi, ahantu haba haragenewe inganda, ahantu haba hakomye, ahantu haba haragenewe imyidagaduro, ku buryo ahantu hose haba hazwi ikiba cyarahagenewe. Ndetse n'igishushanyo mbonera kigira uburyo kibungabunga ibidukikije. Igishushanyo mbonera kigira n'uburyo kibungabunga umuco ndetse n'amateka yacu aba yaraturanze. Igishushanyo mbonera kigena uburyo imihanda izagenda yaguka bitewe n'ubwiyongere bw'abaturage mu mujyi wa Kigali, kikagena ahantu iyo mihanda izagukira, ndetse kinagena uburyo cyangwa politike twazagenderaho cyane cyane nko mu mitwarire y'abantu mu buryo rusange. Politiki y'imiturire mu mujyi wa Kigali n'ishyirwa mu bikorwa ry'igishushanyo mbonera ntishyirwa mu bikorwa na leta gusa cyangwa umujyi wa Kigali, igirwamo uruhare n'abaturage ubwabo, abafatanyabikorwa bose, hagamijwe guhuriza hamwe mu kubaka Kigali ibereye bose. Uretse kwirinda imiturire y'akajagari, gahunda y'imiturire inafasha kubungabunga ubutaka, aho hashyirwa imbaraga mu kubaka kujya hejuru. Iyi gahunda ntireba abafite ubushobozi buke cyangwa abatuye ahashyira ubuzima bwabo mu kaga gusa, kuko usanga ibigo byigenga bifashwa mu kubaka imidugudu igezweho,
ishobora gutuza abantu benshi, ndetse hamwe na hamwe abaturage ubwabo ugasanga bishyira hamwe, leta nayo ikabunganira. Nubwo urugendo mu gukemura ikibazo cy'imiturire y'akajagari rukiri rurerure, hari ibyakozwe kandi abaturage barabyishimiye. Ni amateka yahindutse ku buzima bwabo. Uyu mudugudu hano hitwa Karama, hakitwa mu cyerekezo cyiza. Nitwe twahiyitiye izina tumaze kuhagera, ariko dufatanyije n'umujyi wa Kigali. Hatujwe rero imiryango 240. Iyo miryango yose nta muntu bahaye inzu hano utari ufite icyangombwa cy'ubutaka. Icyo impamvu nsobanuye, nagira ngo nsobanurira abantu ko leta yacu tubakira abatishoboye gusa. Umunyarwanda uwo ari we wese leta ibimureberera. Gutura mu mudugudu ni ibintu byiza cyane. Usanga n'abaturage bakorera hamwe, cyane cyane nko hano muri IDP Model Village. Muri uyu mudugudu abaturage bose batuyemo uko ari imiryango 80 bose bibumbiye muri koperative. Ari koperative Tuzamurane Rugendabari ikora ubworozi bw'inkoko. Abaturage bose nimwo babarizwa. Muri uru rugendo rwo gutuza abaturage neza rurakomeje, kandi ku bufatanye n'izindi nzego za leta. Umujyi wa Kigali wateguye habimurwa batuzwa hagendanye n'igihe, bashobora no gukorera ibindi bikorwa bibateza imbere, Model Villages. Mwabyumviye rero ko imiturire myiza izagirwamo uruhare nanjye nawe, ndetse abashoramari bagatangira gushora imari yabo mu miturire kugira ngo amacumbi menshi kandi ahindukiye buri wese aboneke. Gukemura ikibazo cy'imiturire ni urugendo rutwara igihe kirekire, kandi igihe buri wese abigize ibye, imiturire ijyanye n'igihe irashoboka, kandi igihe imiturire imeze neza n'irindi terambere rirashoboka. Nahawe nahanjye kugira ngo tugire umujyi uzira imiturire y'akajagari. Kigali nziza, Kigali ikeye kandi itoshye, nitwe tuzayigiramo uruhare.